ese kusigaye ubangurira amaboko yawe kuvusha amaraso uragana he? Ndabona ibihando by'inkozi z'ibibi byiyegeranye, inzabya z'umujinya zirimo gufuha. Uwiteka aravuga ngo nzagukina ku mubyimba, icyo watinyaga kikugezeho. Nimushaka Uwiteka bigishoboka kabonwa, mumwambaze akiri bugufi. Nimushaka Imana igihe kikiriho, kuko igihe kije kiruhije. Bamwe bazarira, abandi batake, abandi bazaboroga, abandi bazicwa n'agahinda. Ibyo bimenyetso bya mbere ni amakuru, ubundi ukabisobanura nyuma. Ibyo bimenyetso nabonye marayika azunguruka ikirere n'umusaraba. Cya kabiri, ukwezi guhinduka ijisho. Cya gatatu, ukwezi kwicayemo umuntu wababaye. Nongera mbona ukwezi kwicayemo umuntu utatse cyane. Cya kane, gutambagizwa ururembo Siyoni. Cya gatanu, ubukwe bw'abadayimoni. Cya gatandatu, umunara muremure. Cya karindwi, guca mu nyanja. Icya munani ni ukunyura mu muriro ugurumana. Cya cyenda ni urwego ruri hejuru y'umwobo. Cya cumi ni ukwiba, kwitisa. Cya cumi na rimwe, Jana ashakishwa ashyikirizwe umukuru w'abadayimoni. Cumi na kabiri, ikimenyetso cy'amandiko AB, urwego, uruziga rwanditseho ubwiza bw'Imana n'ibintu bisiribanze. Cumi na gatatu, guca mu ruganda. Cumi na kane, imyambarire y'abana b'Imana. Cumi na gatanu, ishusho y'Imana yarangiritse. Cumi na gatandatu, guterera umusozi Sinayi. Cumi na karindwi, igiti kinini gihagaze hejuru y'umwobo. Cumi n'umunani, marayika ntuma kumushakira abantu 70 bakijijwe neza. Cumi n'icyenda, uruyuzi rumera mu rusengero. 20, gupimwa ku munzani w'urudodo. 21, kwiyandikisha kuri lisite. 22, abakristo bahagarara mu nzu y'Imana ari nk'intama zera, hanze ari ibirura. 23, kwimika Yesu mu mutima wawe. 24, gufunguza konte. 25, marayika anjyana kubyara. 26, inkoni y'Imana yinjira mu rusengero. 27, icyuma cyogosha cyinjira mu rusengero. Yesaya 3:16, 24. 28, abantu benshi bashaka kwambuka. 29, umunzani. Umunyamasengesho. 29, umunyamasengesho n'umunyempano. Imbuto zawe ni izihe? Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere kugera kuri 6. 31, abiyita ngo ni abakozi b'Imana ari abasinzi banywa inzoga. 32, umuntu umaze imyaka 28 ari ku kidendezi. 33, Imana intuma gukura isanduku yayo nkayiterura mu nsengero z'abahanjuzi. 34, komoka uruzi rugahinduka ijoro ry'icuraburindi. 35, kwitandukanya n'abandi ugaca izawe nzira. 36, inzira zose zifungwa, mu misozi yose haboneka imwe, imbere hari umunzani. 37, kunyura mu muriro utazima. Ubusobanuro bw'ibimenyetso natanze niboneye n'amaso yanjye. Icya mbere, marayika azunguruka afite umusaraba, azunguruka ikirere afite umusaraba. Namubonaga ari kugenda aririmba ngo umusaraba wa Yesu niryo bendera ryacu twebwe abakijijwe. Arongera aravuga ati
uba amaso akareba uyu musaraba arakira. Nagiye kubona mbona nta n'umwe wabyitayeho, nta n'umwe wabirebye. Uwo muntu wari urimo ufite umusaraba bose bari basinziriye, nta n'umwe wamubonye. Ubwo abatambuka harigendera. Ukwezi guhinduka, ijisho rireba igitsure. Nagiye kubona mbona ukwezi, no mu gitondo narabyutse ndanakubona. Nagiye kubona mbona ukwezi, nijoro ndyamye mbona ukwezi kurimo umuntu uri kureba nabi. Kaza mbona ni umuntu nyine warakaye ufite iminkanyari, kaza mbona yahanze ijisho ariko nkaza mbona arimo arareba nabi. Noneho ndavuga ngo ni njyewe se wabikoze? Ntabwo ari njyewe wabikoze, ubaza babikoze, sinzi ibyo bakoraga ari ibiki rero. Noneho akaza azunguza umutwe gutya, akazunguza umutwe gutya, mbona abantu bose bamuvuyeho baramwihoreye. Arababara, amaze kubabara ubwo yaje kuva muri kwa kwezi hazamo umuntu wambaye neza, yambaye imidari, yambaye, niwe bakomeraga amashyi. Kaza mbona niwe bitayeho cyane, nuko mbona birangiye gutyo, sinamenye icyo bisobanura. Ariko mu gitondo narabyutse ndi kujya mu gishanga, nyuriza inyuma, ndavandi rero ni mu rukerera kandi ukwezi kuracyaka. Naraye mbonye ukwezi, ngiye kwicara mu ishyamba, ndajya mu gishanga ndebye ukwezi koko kurimo umuntu. Nagiye nicara ku gasozi mu ishyamba, ndebye mu kwezi mbona umusaza. Mbona umusaza yarakaye rwose, ngaza mbona n'iminkanyari yaje. Nditegereza neza, nditegereza ndavuga, ntabwo ari njye gukora ibyaha jyenyine kugira ngo ndebe ni igitsure. Ngenda n'abariya bose babikora barebe, njyewe undeke ntungendeho. Ukwezi kwahise kwigendera, na wa muntu sinongeye kumubona, ariko ntegereza ko uza yambaye imitako, sinamubonye. Ese ubwo hari ryari hari mu kwezi nyine? Ejo bundi turi guhinga uyu muceri. Burya mu buhinga mu kwezi? Uyu nguyu hari mu kwa... Uyu murimo gusarura? Uyu twasaruye hari mu kwa kangahe. Ubutumwa barabutindanye. Ndi kubigwiza bize nyine ari byinshi. Nuko birangira gutyo. Uko kwezi kwakubereye kwiza cyangwa kwakubereye kubi muri rusange? Ngewe kwambereye kwiza, ndacyo narabibonye no mu gitondo. Nyine hari mu kwa kanga? Hari mu kwa kane. Kwari ukwezi kwa kane? Hari mu kwa kane. Icya kabiri, ukwezi guhinduka, ijisho rireba igitsure. Kwarebaga abantu bibereye mu byaha, ko nagiye kubona mbona umuntu mu nzozi, mbona ukwezi. Mbonye ukwezi, ngiye kubona mbona kwa kwezi guhindutse ijisho. Mbona kuje hizi ibi bitsike, mbona kuje hingohe, mbona nyine ni ijisho ry'umuntu. Ariko ngaza mbona iryo jisho ririmo riri kugenda rireba umuntu nabi, ritambagira rireba umuntu nabi, rireba umuntu nabi. Ngaza mbona ari kugera ahantu hari ingo ziri mu makimbirane bari kugwana. Noneho kwaje kungeraho, kwaravuze. Uravuga ngo sinshaka ko uzongera guteka nijoro. Nanjye ndagusubiza ngo none se kari cyo gihe mba mbiboneye. Nicyo gihe mba mbiboneye. Ati uhereye uyu munsi ngiye gutambagira ikirere cyose, mbabwire yuko nta muntu ushaka uzongera kuba ari guteka nijoro. Mumuteke kare, muve mu gikoni mujye mu nzu. Koko kwari mu kwa kangahe? Nako birakurikirana, iby'ukwezi biza ukwabyo ku murongo. Nuko ubwo mbona bigiye gutyo. N'ubundi kongera kuragaruka, ngarutse noneho kurambwira guhereza intebe kuricara. Iwawe mu rugo urakwakira? Noneho intebe nyiguhaye iranga, ahubwo mbona ni urukweto yicayeho.
ndamubwira ati rero wakweziwe nubwo turi kuganira ubu nzaniye inka yanjye mwansezeranyije wambwiye ko uzampa inka ubu nzaniye inka yanjye ukwezi kuransubiza ngo sinka se sinka ushaka ngo ni inyana ndavuga ngo ndashaka iturutse mu maboko yawe sinshaka iturutse mu maboko y'abantu ndashaka inka iturutse mu maboko yawe ukwezi guhaguruka kuvuga ngo nzayizana nuko ubwo nitera hejuru ntabyo sinamenye iyo byerekera ubwo abanyamwuka bazadufasha bajye muri komantere babyandikemo rwose badusobanurire. gutambagizwa ururembo Siyoni. Marayika yashaka kunyereka uko iyo uvuye mu mubiri roho yawe ikagenda. Nagiye kubona mbona ko navuye mu mubiri ndagenda ngera ahantu hari inzu ndende cyane yubakishijwe ibirahure, shakaje ibirahure, utamenya ngo itangirira aha, utamenya ngo irangirira hari, utareba iriya cyangwa ureba inyuma. Noneho ngiye kumva numva ko ngeze ku muryango mpasanga umuntu wambaye ikanzu y'umweru, njya kumuhobera, muhobeye aravuga ngo urakoze cyane. Noneho rero nibwo yamfataga akaboko ngo tugenda nyereke. Turagenda. Noneho tutararangiza ya nzu nagiye kumva numva abantu barimo baracuranga, bararirimba, baravuza inanga, ndahagarara. Magaze ahita amenya ko nahagaze. Bararirimba indirimbo baririmbye numva sinyizi, ndanaho nayumvishe, ariko ngiye kumva numva inyinjiyemo, ndangira kuririmba ndetse ndabarusha. Araza nkurura ukuboko arambwira ngo ibyo ntago bikureba, sibyo nakuzaniye. Ubwo twaragiye mbona handi turahataye, tumaze kuhata mbona dufashe igitaka, umuhanda w'igitaka, tuwugezemo hagati akora hasi, akoze hasi nkaza mbona ni nk'umwenda w'iniro arengeje gutya agashyira nka hariya. Arambwira ngo nindebemo. Ndebye ndibona mbona ni ngewe, nakireba nkabona nyine nta nubwo meze kimwe nk'uriya, ariko nkabona ni ngewe. Marayika arambwira ngo ni ngewe marayika w'Uwiteka, ujye ugusanga mu nzozi, ibyo wandika byose ni ngewe ubikwereka, ukabishyira mu iriya kayi na kiriya gitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Ko narabyiseguraga, narabibonaga mu mwobo nari njyamyemo, kaza mbona nicura burindi hatabona ari mu mwijima. Uko umwijima usa niko nasaga, ariko aho nageze nabonaga nkeye, uko nabonaga impanga y'uwo mugabo turi kugendana ari kugenda imurika imbere, kaza mbona nyine twibereye mu mucyo. None ambwira ibintu, arambwira ngo ibintu byose nkubwira ukandika, ngutegetse ko ugomba kubivuga. Nanjye ndamusubiza nti rero ntabwo ngewe nzongera gusubira iriya, nta nubwo nsubirayo. Arambwira turasubirayo, ujye kuvuga ibyo wabonye, uvuge n'ibyo nakweretse, biriya byose uhunika uzabivuge. Ubwo rero nibwo twagendaga, uwari kugenda ambwira ndi kumva, akambwira ngo uri gufata mu mutwe, nanjye nkabana ndi kubifata. Uko avuga nkabyumva, akambwira ngo ufate mu mutwe kandi ugiye gusubirayo. Noneho ngiye kubona mbona tugeze ahantu, nkaza mbona umucyo urimo uri kugenda ushira, urangira bukeya, urangira ku buryo agiye kuncika akigendera simubone. Noneho mu gihe ahagaze hasigaye akantu gatoya cyane k'umucyo, nibwo najyanye akaboko gutya mbona agiye kuncika, ngiye gukora ku ikanzu, ngiye kumva numva akantu kanyuzamo nk'umuyaga. Banitereye hejuru, mbonye ko bwakeye. Nararize, ndarira, ndaboroga, ubundi se byari kugenda gute? Nuko narahuramye ndandika, maze kwandika birangiye nibwo nafataga inzira njya kubisengera. Imana irambwira ngo ninkora umurimo, niho igiye kubinyuriza. Icya gatanu, marayika w'Imana anyereka ubukwe
bw'abadayimoni. Narasinziriye ngiye kubona mbona ndi ku rusengero. Ubwo rusengero rwari hejuru mu misozi, ku musozi wari uhari muremure, ubona nta muntu wazamuka ngo agereyo, ariko nagiye kubona mbona ni hodi. Turicara mu rusengero, ngiye kubona mbonamwo abapasiteri, mbonamwo abashumba, mbona abaririmbyi, abonzi nagiye mbamenya. Noneho nari nakenyeye nyine nk'umuntu, yimba naringiye mu misa, nimba naringiye gusenga, nimba naringiye gushyingirwa simbizi. Ngiye kumva numva bahamagaye izina ry'umusore. Umusore arahaguruka. Ngiye kumva numva nanjye barampamagaye, nanjye ndahaguruka, ariko sinzi binjyanyeyo, sinzi tugiye gukora iki. Noneho umupasiteri aravuga ati ubu tugiye kubashyingira. Nanjye nkaza avuga tugiye gushyingirwa kabiri, ye gushyingirwa kabiri, kandi uwanjye namusize, ye gushyingirwa kabiri. Nawe sinamenya ko nashyingiwe n'umudayimoni. Ubwo baradusezeranya, korari ziraririmba, barasohoka, turasohokana, kwa kundi nyine babikorera ku isi. Tugeze hanze, babandi n'abaririmbyi n'umushunga babinjira mu rusengero, natwe tugumya hanze. Noneho nahindukira ngo ndebe wa musore twashyingiwe, akareba iriya, murebe gutya arebye iriya, akareba iriya. Ndabandi iki ni igikira ko atari Piyeri. Bo birangiye, ubwo Piyeri ni umugabo wawe? Birangiye nibwo twagendaga, umusore ajya imbere, njya inyuma. Ngiye kubona mbona twuriye isikariye ya mbere, mbona dufashe indi. Tugeze ku ya gatatu mbita ndatekereza mu mutima, batwigishije, hari umuntu waje aratubwira ngo yamanutse ku masikariye ya Gikuzimu. Nanjye bita binjyamo ko ngiye ikuzimu. Turagenda, tumaze kugera mu gashyamba, wa musore aransiga, akarenga nanjye ngahinguka, karenga mpinguka. Birangiye nza kugera ahantu hamanuka cyane, imvura yaguye, inkweto ndazambura nzitwara mu ntoki. Noneho imyenda nayo ndayiterura kugira ngo ndayikandagira. Ndamanuka arenga mpinguka, ndakuvugana, ndakurebana, arenga mpinguka. Ngiye kubona ngaza mbona ndimo ndi kugenda hasi nkomanuka ku giti, ku buryo wasubiza amaso inyuma ukabona umanutse hejuru mu giti cy'ubushorishori. Noneho ngiye kubona ngo mbona tugeze hasi kuzimu, hasi ndani. Nahasanze ubuzu bwinshi bw'ubwatsi, nsanga batetse bari kwakira umushyitsi. Ngerageza kugira ngo ndebe ibintu batetse. Noneho ngiye kumva numva abakobwa aravuze ngo se ngo ni kariya kagore azanye, ngo kariya kagore karutsana, kariya kagore karanuka, gafite umuriro ubabura, gafite umuriro ujyana. Ati twebwe rero turagiye, uzasigarana nawe azakwiyicire. Ndebye gutya mu nkono z'inyarwanda zari zihari, mbona batetse inyama, bazitekesheje n'amaraso. Mbona amashyiga yaho, banze Imana bigiye kwigisha umuntu. Mbona amashyiga yaho ni uduhanga tw'abantu n'amaso arimo. Noneho ngiye kubona mbona inkwi ni amagufa bakokoye ho za nyama bari batetse. Binuka, icyotsi gikubita ukaza wumva nyine n'umunuko. Noneho rero mba nkurikiranye wa musore wanzanye, nsanga wafite inzu nini y'amatafari, naho zibayo, inzu nziza z'amatafari zibayo. Noneho ninjiyemo, maze kwinjira sinarenga umutaru, nguma hano muri salo nkurikiza amaso iyo ba bantu batekaga bari. Ariko umusore yanyuriye mu gikari, aragenda akubitana na bene wabo, bongera basubira inyuma iyo tuvuye. Baragenda mbona hareyutse. Ndavandi uzi ko nageze ikuzimu, uzi ko burya nibereye ikuzimu. Ntimana we, ndahava gute we, ikirere cyacu ni ikihe, ndahava gute. Ariko nukuri byarangiye, ngiye kubona mbona banjyanye ahandi, sinamenya, numvaga ari umuyaga uri muri kunterura ukanjyana. Numva unjyanye ahandi,
njyanye ahandi mbasanga amazu meza, noneho dore ikuzimu barubaka baranahinga. Mbe narahageze banjyana ku nzu ya mbere gutya, ngiye kubona mbona itaburo ihagaze gutya iriho abakozi b'Imana bakoze umurimo, nkaza mbona abapasiteri, ngavuga ngo se na runaka arahari. Noneho ngiye kubona mbona umukozi w'Imana umwe baboshye bamwicaza ku cyuma gihari gishyushye, bakaza bamukubita iminyururu bashwatagura. Noneho rero nanjye nkaza mvuga nti Mana we nuko bigenda, ati nuko bigenda. Nuko nagiye kumva numva umuyaga urateruye rimwe, mba nahavuye, mba nitereye hejuru. ngo wakuyeho n'umuyaga? Umuyaga niwo wanderuye. Aho wanduye rero naho nahise nikangura. Nagiye ku icya gatandatu nabonye umunara muremure. Uwo munara nagiye kubona mbona ko abantu babwiwe ko bagomba kuwurira. Nabonye ikintu kinini cya mpande 3, noneho kikaba kinini hasi cyazamuka kikahita kibumba, akazaho akantu gasongoye gutya nka antene. Noneho bakaza bavuga ngo umuntu wese niho inzira iri agomba kurira uyu munara akagera hejuru kuri anteni, kuko hari ibintu ari buhabone. Noneho tukagwanira kurira ariko bikanga, abantu benshi birabananira. Nanjye ngozeho gutya ngo nurire, nkaza numva ndi kunyerera, nkaza numva nta mavuta, nakoraho nkaza numva binyerera, nazamura akaguru nkumva biri kunyerera, ariko sinzi akantu kanjemo kari nka simako, mba ndafashe nkaza nshonagira. Noneho nkaza mbona kiri kuzamuka cyane, kizamuka. Bigezeho ngiye kubona mbona hagati na hagati mu munara hacitsemo inzira, umuhanda munini. Nabuze atako ndaruhutse, ntabwo nkomeza ngendera ku gasongero, nyura muri wa muhanda, meze kunyura muri wa muhanda. Nasubije amaso inyuma nsanga wa munara wagiye, wahavuye, nta nzira ihari. Inzira ni ukuvuga ngo ni ugukomeza uwo muhanda ukamanuka ujya hasi mu kuzimu, ukuburuka ugafata hakurya. Noneho ngeze ahandi ku mwobo w'ikuzimu nahabonye harimo inyamaswa iraramye gutya, itegereje umuntu umanuka ikamutanyagura. Ngira ubwoba, ngeze ubwoba ndavandi hariya muri amuhana nakomoka nkagerayo gute ndaciye mu iki cyobo. Nabugije induru nsenga amasengesho ntazi, ngiye kubona mbona wa munara urongeye ugarutse imbere yanjye. Nukuvuga ngo narawuriye, maze kuwurira noneho ndaharengana, wa muhanda wongera uraza ndawurenga, ndazamuka njya hejuru mpagara ku gasongero kabo. Ntasanze amazu meza menshi, mbasanga abantu barimo barifotoza, ngasanga umuntu yakwifotoza ari umwe akazana n'umukwe bashyingiwe, yakwifotoza ari umwe akazana na Yesu abambwe ku musaraba. Buri muntu yari afite ikiyo cyiciro ari kujyamo. Uwo munara urangira gutyo. Nagiye kubona mbona abantu bari kwambuka inyanja nini cyane. Ya nyanja bagezemo, bamwe bakaza barohama, abandi bakoga. Noneho ngiyemo ndi kwambuka, nkaza numva abantu bari kundambuka mu maguru. Noneho ngafata gutya nkumva nateruye abantu, nkaza numva barimo bari guhumeka buhoro, ariko nkaza numva abandi bari kundambuka. Abandi nageramo nkumva amaguru yanjye niyo ari kubatega bagahagarara, kabakuramo nkaza njugunya hakurya. Nabyo nuko nabibonye, ariko ntiwambwira ngo bisobanura gute. Nongera kubona ngo turi kunyura mu muriro ugurumana, kandi umuntu ureba inyuma ngo ntimubizi se aramera nka mukaroti. Noneho ngiye kumva numva abantu barakomereye, ngo abantu barebye inyuma bagahita baba inkingi, nkabona ni igitare cy'umweru. Umuntu ndi kujyana gutya nkaza mbona abantu babaye igitare, kandi ngiye ntarebye inyuma. Ngewe ndabandi ndakomeza urugendo, sinumva ibyo abandi bari kugenda bavuga, ndakomeza urugendo. Ahari uriya muriro niwo unyica.
ngaza numva abandi bari kugenda bahwehwerana, ngaza numva bari guhwehwerana, ngaza numva bari kumvugaho, ariko kugira ngo ndebe inyuma mbarebe, ndabandi sindebe inyuma, munkurikire yonge. Bo turagenda tugeze ku muriro nsanga bawubakiye nyine gutya ari ukunyuramo. Numva imbaraga zinjemo nyinshi cyane, ngenda nikatura mvuga ngo ndawunyuramo mu izina rya Yesu, ndashaka kureba ibiri inyuma y'uriya muriro. Umuriro nyutambutse ngaza mbona uri kwaka ushabira cyane wongezamo. Umuriro nyugezeho ngaza mbona kugenda uhwama buhoro winyegeza buhoro, mbona nditambukiye, mbona ndambutse neza, umuriro wahwana. Noneho babandi bari kugenda baganira inyuma yanjye, umuriro washabiye gutyo ukaza uhita ukurura kandi batarawugeraho. Noneho ngeze imbere ndenze wa muriro, ngera ahantu hari abagabo 3 bafite ibitabo 3, bafite n'intebe 3, imeza 1. Noneho barambwira ngo hagarara. Ndahagarara. Mpagaze barambwira ngo bagenzi bawe bari. Ndavuga ngo basigaye inyuma, umuriro se bari kuwurenga, kureba inyuma se aho baturutse mu byabo bwabo sinzi bwabo basize byari kuborohera. Ati nta numwe, ariko guma aho ngaho utegereze urubanza. Nuko nkomeza ntegereza ngo baraza ngo tuburane. Nuko ndazahagarara imbere y'urubanza, imbere y'intebe y'imanza, acirirwa urubanza rw'ibyaha. Nongera mbona ikimenyetso cy'amandiko. Nagiye kubona mbona haje uruziga. Nk'uruziga handitsemo ubwiza bw'Imana. Noneho rwa ruziga rutangira kuzamo utumenyetso ku ruhande. Bashyiraho A, ruhande bashyiraho B, hepfo bashyiraho urwego, hirya bashyiraho ibintu bisiribanze, hagati mu ruziga bandikamo ubwiza bw'Imana. Noneho birangiye ngaza mbona urutoki, baba bari kunyigisha ariko simbimenye. Bashyiraho urutoki bakaza bambwira ngo isobanura ubwiza bw'Imana. Noneho ibintu bisiribanze, yaravuze ngo ibi bisiribanze ni ibyaha abantu bafite, ariko abo bantu bakwiye kureka ibyaha bakinjira mu bwiza bw'Imana, bakihana bakinjira mu bwiza bw'Imana ariyo A, ubundi bwiza bw'Imana buri muri B, ubundi bakazabona ubugingo bwo kuzamuka muri rwa rwego binjira mu bwiza bw'Imana. Iki kimenyetso narakibonye ndikizamba mu mutwe, n'urutoki rugenda rubikoraho ndarubona. Nongera kubona guca mu ruganda, cyangwa se kunyuzwa mu ruganda ugasohoka muri nk'uruhinja. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari kwinjira mu mashini. Imashini nanjye nagereranyije ko ari nk'uruganda. Noneho hakaba hari umuntu ufata ku kuma agahita karaga rimwe, ba bantu bagahita binjiramo, noneho bagasohokera imbere. Hari abagumagamo ntibasohokemo, hari n'uwasohokagamo agasohoka afite umubiri nk'uw'agahinja. Nuko abantu nyuma tuzacishwa mu ruganda tugasohokamo turi impinja, abandi bagahagamamo, simbizi. Nagiye kubona mbona igiti kinini gihagaze hejuru y'umwobo muremure. Nari ndimo nitambukira nigendera, ngiye kubona mbona igiti kinini cyane gishashe imizi hejuru y'umwobo. Mwanagiye mpita ndasitara, nsitaye ubwo ngiye kumva numva igiti kiravuze. Kunsitaraho ndareba mbona ni igiti. Noneho igiti kirambwira ngo nindebe hasi, ndeba hasi mu mizi. Narungurutse gutya imizi ihita ivaho, ugahita ureba ibiri hasi ugiye kureba. Mbona impinja nyinshi cyane, nyinshi zijyamye ku butaka utabara. Noneho arambwira ngo ninzihereze imyenda. Ngo fungura agakapu nari mfite, ngo ndafungura, ngo nyora ibyenda nduha muri wa mwobo. Impinja zose mbona zihise zambara.
ngo zirishima ziranezerwa. Noneho ziravuga ngo mutubarize ngo abo babyeyi icyatumye baduta mu mwobo gutya ntituvuke nk'izindi mpinja. Mutubarize abo babyeyi batubyariraga iki badashaka kuturera. Bigezeho ba bana bahita barira, bose bararira. Noneho ijwi ryavugiye muri cya giti riravuga ngo nta juru mfite ry'abicanyi, nibihane nta juru ry'abicanyi mfite. Ubwo ni ukuvuga ngo ni babandi nkaba bagiye muri za Onapo, nibo bagenda bica abo bana b'Imana gutyo banze ko bavuka, ariko Imana iriyiziye izababaza ibyabo. Imana irambwira ngo nzababwire ngo nta juru ry'abicanyi, irambwira ngo igihe cyose wabaye muri Onapo umwana wari kubyara uzamwita izina. Nongera kubona marayika antuma kumushakira abantu 70 bakijijwe neza. Nagiye ngiye kubona mbona ndi mu rusengero, noneho ngiye kubona mbona marayika ni uhagaze kuri altari, noneho akaza ahamagara ngo baza kwihana. Abantu bihanye baje bahagarara hahagaze. Arakomeza arahamagara abantu bihanye nibaze, abantu bazi ko bihanye neza baze bahagarare impande ye. Haje abagabo bane gusa. Bane nibo bagaragaye aho ngaho, nta mugore n'umwe wari urimo, nta n'umwana, ni abagabo bane. Noneho ba bagabo bane nanjye narahagurutse mbona ngo nturutse mu yanjye nkingi nari nicayemo, ndaza ngiye kumugera imbere ahita antangiriza ukuboko. Arambwira ati wowe nagutumye kunshakira abantu 70 bakijijwe neza muri buri mudugudu. Ubu ndagutumye hita ugenda ushaka abantu 70 bakijijwe neza. Nanjye namubwira nti se nk'iri torero ringana gutya ribonetsemo abantu bane, njyewe ni njyewe uzabona 70. Nuko yewe bansohoye kandi bansohora nabi, bansohora bambwira ngo ihute turagutumye genda ujye gushaka abantu 70 bakijijwe neza muri buri mudugudu. Abantu 70 simbizi nimba nabo bane narababonye sinzi. Ikindi nabonye gupimwa ku munzani w'urudodo, abantu bari mu munzani, turi ku munzani. Noneho nagiye kubona ngo abantu bakaza bagenda ku munzani w'urudodo, noneho arakuma bakoragaho wa munzani wari uriho ugahita uwuvaho ukaza ku rudodo. Urudodo nguru rw'igitakangurirwa nubwo ubona ari rutoya. Urudodo bakoragaho urudodo rukagukurura gutya. Hari abataruregamagaho bagahita bagwa, hari n'abajyagaho bakarunanabira. Noneho uwo bafashe warujeho neza bahitaga bamubwira ibiro byiwe avuye abibonetsemo. Ubwo bahitaga rero bamusinyira akigendera, ariko nanjye sinamenyaga n'ibyo ari byo. Nanjye mu munzani nabonye nyuhagararaho mbona bakuruye urudodo ndujeho, nagiye kubona mbona bankomeye amashyi, ariko sinamenye ibintu ntibambwira n'ibiro mfite, ahubwo barisekera ntabihorera. Cya 20 nabitaraguritse. Kwiyandikisha kuri liste, wowe utariyandikisha. Kwiyandikisha kuri liste ni igikorwa kigeze gikorwa cyangwa se kiri gukorwa gusura abarwayi, gusura abari mu nzu y'imbohe, kubambika imyenda. Hari ababikoze, hari n'abatarabikoze. Imana yabonye yuko hari abantu batarayagera babikozaho amaboko yabo, niyo mpamvu iri kubabwira ngo nabo nibiyandikishe hakiri kare. Kwimika Yesu mu mutima wawe ni ukwihana ibyaha byose, ukimika Yesu
mu mutima wawe, ntiwakimika Yesu ufitiye ibyo muri gupfa. Imana irashaka ko tumwimika twabanje kwihana ibyaha dufite. Gufunguza konte yo mu ijuru ni imirimo myiza dukorera bene data cyangwa se dukorera Imana, tubikunze, tukagira urukundo, tukaririmbira Imana dufite urukundo, tugasenga dufite urukundo, tukitanga tubikunze, tugasura abarwayi bacu tubikunze, tubifitiye urukundo. Hari ababikora nta bibarimo, nta rukundo bafite, iyo mirimo yose yaba myiza cyangwa mibi izanyuzwa mu muriro. Harimo imirimo izashya. Abavuga ko biyita abakozi b'Imana ari abasinzi. Mbere yuko uvuga ko uri umukozi w'Imana, reba imbuto zawe werera bene so. Kuba umukozi w'Imana mu rusengero, hanze bagucira ibicu. Ubu umukozi w'Imana mu rusengero, wagera hanze ukaba umusinzi, ugasambana, ukariganya, ukabeshya. Ariko ijisho ry'Imana rirareba, nta na kimwe warihisha. 32 haravuga ngo hari umuntu umaze imyaka 28 ahagaze ku kidendezi cyangwa se azerera mu butayu. Imana irambwira ngo nimubwire yuko ikidendezi yarariho Imana ikimukuyeho kimutabaye. Akane komoka uruzi ugahinduka ijoro ry'icuraburindi. Nagiye kubona mbona umugezi munini cyane. Umugezi nawo wari inzira, niyo yari inzira yo kunyurwamo, nta handi hari inzira. Abantu benshi cyane bari komoka, ariko bagezemo hagati umugezi uhinduka ijoro ry'icuraburindi ku buryo utabonaga iyo uri kwerekera. Harimo abantu batabaza Imana, bamenyereye nyine batabaza Imana, baratabaje amatara arabakira. Abo bantu nibo bomotse, ariko abandi bajyanye nijoro. Habonetse imisozi iritagurika, irasenyagurika, inzira zirabura. Noneho inzira yari ihari yari imwe gusa, yari iyo guca kuri bariyeri ifite umunzani. Twaragiye turakomeza turi abantu benshi cyane, kubw'iyo misozi yari ihurutaguritse, ariko inzira kwari ukunyura mu ruzi, ariko nanone waciye kuri bariyeri y'umunzani. Nagiye kubona ngo mbona aho kuri bariyeri hari isafuriya nini nshyashya yuzuye amaraso, harimo n'ikiyiko. Uhagaze aho kuri bariyeri akaza abwira abantu ati ushaka kunywa ku maraso nanywe, ariko ni ikiyiko kimwe n'igice. Benshi ndi babyumva bakaza bikomereza bigendera. Noneho hari abandi batoraga ikiyiko, yakozamo, yareba ukuntu asa, agahita aruka akigendera. Undi yaza yagira ngo ashyire mu kanwa, agahita arekurira hasi. Hari n'uwabishyiraga mu kanwa agahita aruka. Nanjye mba nagezweho, ngezeho nanjye ngenda numva rwose sinzi, ariko narikarumye ndavuga ati ndayanywa tu, ari buriya ndakira. Ubwo narayoye shyira mu kanwa, mize numva rwose bimanutse nk'isukari n'ubuki bivanze, numva biraryoshye, nongera ndadaha ndanywa. Ahita mfata ukuboko arambwira ngo navuze kimwe n'igice, sinakubwiye 2. Namwandire kanaka nkamire.
ati nabibonye ko yashaka, ntubakurikire nyuraho. Mbona n'abandi nuko, mbona turajyanye hariya, arangwa ngo muboneze mu cyumba kiri hirya. Twaraboneje tujya hirya mu cyumba, tuhageze dusanga hari umukeka, mbega nkaza mbona ni nk'icyumba cy'amasengesho. Abantu bose barangiye, araza aratubwira ngo mwari muzi n'ibindi se, umunzani uri imbere, bariya bakomeje urugendo se baragarukira he, baragana hehe, bari kujya hehe? Ati napimaga ngo ndebe umuntu usenga by'ukuri koko amaraso ya Yesu ari mu muryohere. Nuko twagumye aha, abandi ntitwamenye ibyabaye, ntitwamenye n'irengero, ntibagarutse, ntibanashyitse, ntitwamenya kuko hari inyanja y'umugezi. Gusa ukora reka nze ndebe iyi ndirimbo nayo ivuga ngo indirimbo se ngo buri wese azahagarara imbere y'intebe y'urubanza acirirwe urubanza rw'ibyo yakoze akiri mu isi. Nimushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, mumwambaze akiri bugufi. Nimushake Imana igihe kikiriho, kuko igihe kije kiruhije. Bamwe bazarira, abandi batake, abandi bazaboroga, abandi bazicwa n'agahinda. Uwiteka arakubwira ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ubagarire yose kuko utazi irizaba rizima iryo ari ryo. Nimwihane mukizwe, mwezwe n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Igihe ni iki cyo gushaka Uwiteka bigishoboka, kuko igihe kije ni igihe kiruhije. Ko hari igihe muzifuza kumushaka bitagishobotse, mukwiriye kuba maso mukamushaka bigishoboka, kuko mutazi umunsi n'igihe. Ngo Yesu aje ku bicu, wamamaze hose ko umukiza agiye kuza. Bwira abantu bose ko nta gisigaye. Uwo munsi hazumvikana indirimbo nziza y'abanesheje. Wamamaze ko Yesu agiye kuza, mwiboneze, hazumvikana indirimbo nziza. Uwo munsi ni uw'ibyishimo ku bacunguwe. Ubwo Imana ibatumiye, bazaza mu murwa bibanire n'umucunguzi iwacu heza. Mbese Yesu aje wajyana nawe? Wamamaze ko umukiza agiye kuza, mwiboneze mu mitima igihe ni iki. Ubwire abantu bose ko nta gisigaye aje. Uwo munsi hazaba hari ubwiza bwe, kandi n'indirimbo nziza zo kunesha dushima umukiza. Sahandi uwo munsi tuzabonana n'inshuti zacu, twese tuzaba ibudatandukana, nta n'ibyaha ndetse nta n'urupfu bizashiraho. Tuzahora tunezerewe. Ngo yemwe abatangiye urugendo rwo kujya mu ijuru, mwirinde cyane, musabe ubwenge mu nzira mucamo. Dore Antikristo ahagurukijwe kurwanya umugeni mu mayobera. Hari ababwira ko azaza yigaragambya ngo ni njye, abandi bati ndazakora itorero ry'Imana rikiri mu isi. Abagenzi murabe maso kandi mugire ubwenge, dore arakora mu mayobera.
ikibabaje kandi giteye agahinda muri iki gihe, abo waruzi bakomeye mu byo kwizera Kristo nibo bateye intambwe ya mbere mu kumushakira inzira. Murabe maso wowe ucungane n'izamu ryawe. Inama nkugira nuko waguma uko wahamagawe, ukabwira Imana ikaguha ubwenge ukamenya imitego ye, dore yimitse mu majyambere yo kugendana n'ibihe cyane. Mbabajwe nuko ufite amaso ariko nturebe, mbabajwe nuko ufite amatwi ariko ntiwumve, nyamara nta Imana itakoze ikwereke byose ku mugaragaro. Tubivuga mudutera amabuye ngo ni amagambo y'abarokore, uzabimenya usigaye mu isi indyarya zikuri ku mutwe. Akaga ni ukuruhira ubusa wibwira ngo urasenga, ejo ugasigara mu isi wishwe n'agahinda. Mu isi burya nta mahoro ayirimo, abayituye bose usanga baganya, barira, bahangayitse. Kuyituramo gushirana n'uko umuntu yapfuye, kandi abantu nk'abo nibo bayibuzanya kubera ibyaha byinshi byuzuye mu mitima yabo. Nta mahoro mu byaha, abashaka amahoro nimwezwe. Yemwe batanyurwa mwe, mudukojeje isoni. Imana yarabahaye ariko mwanze kunyurwa, nyamara ngaragare mwayihaye intebe. Inyungu zanyu zose zinyura mu nzira y'ibyaha. Nta mahoro mu byaha. Abashaka amahoro mwese nimukizwe, Yesu niwe utanga amahoro. Abantu benshi ku isi bishwe no kutanyurwa, bahorana ubukene, imvugo yabo ni nta kigenda. Bakristo mutanyurwa mudukojeje isoni, mwanze kujya mu ijuru, mukingirana n'abandi. Inyungu zanyu zose zinyura mu buriganya. Bashaka gukizwa bakagira ngo niko bakizwa. Mbese ubundi turava he tukajya hehe? Nta mahoro. Abashaka amahoro nimukizwe, dore abagabo n'abagore ntibakinyurwa n'ababo. Niyo mpamvu icyaha cy'ubusambanyi gikabije. Niyo mpamvu ubusambanyi bukabije kuba bwinshi mu isi, kandi kishe benshi muri iki gihe. Umukene ararira n'umukire akarira kubera kutanyurwa. Nta kunyurwa bafite. Kurwanira ubutunzi n'icyubahiro nibyo bitumye isi yacu ibura amahoro, ikaba igeze aho mwese mwumva kandi mubona. Nyamara buri wese yari akwiriye kunyurwa nuko Imana yamugize, akayishimira ibyo ngibyo. Yemwe abatanyurwa mwe, dore inkoni y'Uwiteka muyihamagaye vuba. Umunyabwenge niyite ku iherezo rye. Dore ya minsi twabwiwe kuva kera ni iminsi iruhije umugenzi ujya mu ijuru, iminsi yo kwikunda no gukunda amafaranga. Ubugome bwafashe icyicaro mu bantu. Ubugome n'ubusambanyi bufite icyicaro mu bantu. Yewe mugenzi ugana Isiyoni, niba ufite amatwi yo kumva urumva iki? Niba ufite amaso yo kureba urareba iki? Ni iki gisigaye ngo Yesu agaruke? Yewe mugenzi umaramaje kugenda, akaga gakomeye kari imbere yawe, ntibigutungure
ndagira ngo witegure ibyo Yesu yavuze bikwiriye gusohora. Nta gihe gisigaye kugira ngo umwami wacu Yesu agaruke. Ibimenyetso byose byamaze kuboneka mu maso yacu. Icyo dusabwa nk'abagenzi bajya mu ijuru ni uguhora twiteguye. Hari abantu batagikeneye kumva ukuri, bakeneye za nyigisho zihwanye n'irari ryabo. We munyabwenge, komeza icyo wahawe. Dore uwagucunguye aje kukujyana. Kiranuka ku gato no ku kanini, kuko uwanduye atazagera mu bwami bwe. Yewe munyabyaha, kubwira kwihana ukabyanga ukanangira, ariko nyamara nta gisigaye, kuko ibyo wabwiwe byose bisohore ubireba. Igihe itorero ry'Imana rizaba rizamuwe, ugasigara mu bibazo bya hano mu isi, nibwo uzibuka ibyo wabwiwe byose. Kandi bitagishoboka ko wihana, ihane ugifite uburyo, nawe Yesu aragutegereje. Dore iyi minsi irasaba imbaraga nyinshi cyane. Mana yacu, dufashe kunesha abadashoboye, ubacyure baruhuke. Abo wabikije ibanga ubafashe kunesha. Dore turi mu minsi ya nyuma, iminsi iruhije umugenzi ujya mu ijuru. Dore intambara n'imyijyane hagati mu bantu bavuga ko bazi Imana bajya mu ijuru. Mbega uburyarya bukabije, ubusambanyi, ubugambanyi mu bavuga ko bazi Imana. Abagenzi, nimube maso, mwirinde cyane Satani atabatesha ikamba ry'ubugingo. Dore urugamba rurihuta cyane, mwirinde muri iki gihe. Dore Satani abaye urugi mu rugo rwawe, kandi nk'uko byahanuwe na Jambo w'Imana, amajyambere y'imperuka kuri benshi bibwira ko bajya mu ijuru. Imyambarire n'imyifatire ni urukozasoni hagati y'abavuga ko bazi Imana, ariko wowe uzi ubwenge, uzigame uko wahamagawe. Burya nta gakiza ko mu cyaro n'akamajyambere ko mu mujyi. Kera wari intwari ku rugamba, ugasenga, ukaririmba, ukanezeza Imana. None wararangaye, uranyagwa, usigaye ukorera Satani ku mugaragaro, kandi wicaye mu itorero ufite imirimo ngo uri umugenzi ujya mu ijuru. Icyamba ukagirirwa ubuntu, ukamenya ko wahindanye mu mutima ukihana. Naho ubundi uribeshya ijuru, kuko kujyayo si nk'uw'isoko. Ibirenge byawe byagendanaga inkuru nziza, abantu bakihana bagakizwa. Amaboko yawe wayaramburiraga Imana, n'akanwa kawe bigahimbaza Imana, ikanezerwa, ikaza kugusura. Ese kusigaye ubangurira amaboko yawe kuvusha amaraso, uragana he? Ndabona ibihando by'inkozi z'ibibi byiyegeranye, inzabya z'umujinya zirimo gufuha. Uwiteka aravuga ngo, nzagukina ku mubyimba, icyo watinyaga kikugezeho. Murakoze. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana, kandi isubize aho ukuye, kuko ntabwo byari byoroshye.
ntabwo byari byoroshye. Kumvira Imana ni kimwe, hari kumva hari no kumvira. Abantu benshi muri iyi minsi barumva ariko ntibumvira, bikabatuma ntibatumike. Wowe rero Imana iguhe umugisha kuko wemeye kuyitumikira, kuba igikoresho cyayo, usohoje ibyo yashyize ku mutima wawe, ibyo yaguhaye, wagiye bitinza ariko umunsi wari uyu nguyu. Yesu aguhe umugisha. Reka dushime Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo rikomeye ndagushimiye. Turagushimye kandi turaguhimbaje, ukoresheje tugushimiye neza yawe n'ubundi wari utugirira. Turagushimiye data mwiza kuko uri Imana itagihindurwa n'iminsi cyangwa uhindurwa n'ibihe. Uko wari uri ni kukiri Imana, ntuhinduka. Tugirire neza rero aka kanya, Mwami turiwe imbere yawe Uwiteka, saa yose twafashe imbere yawe Yesu, Uwiteka uyahe umugisha, ndetse n'ababashe gutega amatwi mu kumva ubutumwa bwiza, ubahe umugisha kandi ubahe guhinduka, hagire impinduka muri bo, wiheshe icyubahiro muri byose. Ndagushimiye cyane kuko usanze buri umwe Witeka Imana ukamwigaragariza kuko uri Imana yavuganye nanjye. Nushimwe himbazwe rero kandi uhabwe icyubahiro muri byose, mu izina rya Yesu Kristo n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Urakoze kubana n'itorero ryawe, komeza wagura ubwami bwawe muri twebwe abatarakumenya, icyubahiro kikugarukire, ishimwe ry'ibyawe. Wavuze ko icyubahiro cyawe utazagihundira amashimwe, utazabishushanya bibanze, nyemera ugaruke icyubahiro cyawe n'itorero ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahe umugisha abantu mwari mudukurikiye ku Nzira y'Ijuru TV. Nimba ari ubwa mbere ugezeho, ndagusaba ukande subscribe. Ikindi gusaba inkunga ikomeye, iki kiganiro cyohereze ku nshuti zawe, ugisharing kibashe kugera hirya no hino, udufashe kwagura ubwami bw'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza muri iki gihe cya none. Turabakunda cyane. Nta muntu wakwifuza gusengana nawe yakubona kuri aderesi 078 94 yego 63 54 2. Yego. Urakoze cyane.